icyambere buri weekend sheri ko nshaka unsohokana ayo ni amafaranga ayo ni amafaranga wagasedinze sibyo uri kumva imisatsi yashaje sheri nyine ibihumbi 12 ni ibintu byoroshye ubu umukobwa mubwira ngo uyu musatsi nawe wogosheshe kubera singuye nawe wogoshe umva ngaha hondi njyewe fisi ibyo simbigarukaho kubera iki ubwo tugende bakogosheshe mu nk'ibihumbi 10 tugende Ino mwanya mwiza w'umutumirwa twabageneye ndi kumwe n'abantu abastari mwari mwarabuze mutaheruka muri showbiz nyarwanda muri kumwe na Apotre Mafene amazina nineretse abagabo bose amenyerewe na Apotre Mafene hagati aho turi kumwe n'abatumirwa batatu hano muri studio z'Umurashi TV bahaye ikaze batumirwa bose ngiye banyita wase Shemsa murakoze cyane reka mbere kuri uyu nguyu ngenda za kwikura urikura ibiki okay murakoze cyane nayo nitwa Fisi muramenyereye muri filimi zitandukanye nka filimi twakoranye na Nyagahene igeze kundwa cyane ica ku Murashi TV aho najyaga amazina ni Kayitaba Emmanuel yarabivuze sinzi ukuntu atrishije ahita avuga Nyagahene abantu benshi bazi isi yose izi Nyagahene n'ubundi n'ubusanzwe niko bimeze murakoze cyane namwe ikaze mu hano ni mu rugo muri Isanga abenshi ndabizi ko ntago ari ubwa mbere tubakiriye ni mu rugo nisanzwe tugaruke kuri mwana w'umukobwa yavuze ngo banyita Shemsa wowe amazina yawe yitwa n'ubundi ni Shemsa nibyo bakwita ni iryanjye ku giti cyanjye bitwa Shemsa bakanakwita Shemsa banyita Uwase Shemsa none wowe ukitwa nde nitwa Shakira nako kana sobanurira abakurikiye no kuvuga ngo hano tugiye kuganira turaganiriye kandi ngize ko turi bugirane ibiganiro byiza sinzi ahantu wigishe showbiz kandi nzi ko hari akantu wigeze gukora ukina n'abanyibutsa babakina uravuga bande bari n'aba legends bagenzi banjye ba Kanyombya Banzovu nyina wa Mbogo urabona hano hanze rero nk'ubu nkawe koko wa mugani nk'uko wabivuze wagize amahirwe kuko wazindutse saa 11 ngira ngo waruri iwanjye ku rupangu ukomanga ntabwo narinzi ko hari umuntu uri buze numvise gusa bambwira bati hari umuntu uri kugushaka ndavuga ninde ndakureba ndavuga no kesava nta kibazo kubera ko ntago nakwisha shop umunyamakuru cyangwa itangazamakuru iyo ari yose kuko ntacyo nishinja kameme gusa hari ibyo umuntu abahugiyemo byo gutegura ibintu bitandukanye usanzwe ngenda umwanditsi yemba nicaye ndi kwandika hari igihe ubyara umwana ari umuhungu ariko ukareba mu mikurire ye ho kugira ngo akure ashaka kwambara ikabutura cyangwa se yageze mu gihe cyo kwambara ipantaro wagashaka kwambara akajipo ka mushikiwe agakanzu uwo ngo bigenda bimwica mu bwonko boro iyo uri umubyeyi ubimukuramo hakiri kare iyo utabimukuyemo hakiri kare yandi bimukurizamo
kumva ko niba ari umuhungu agomba kubana n'umuhungu mugenzi we, swat niba ari umukobwa akumva ko yaba nk'umuhungu we, wa mukobwa akumva ko we muri we ameze nk'umuhungu, noneho agashaka kuba yabana n'umukobwa mugenzi we. Umva ko ni ikibazo kiri psychologique. Ndumva nuko nabisobanura muri makeya nk'umuntu wagiye ubikurikirana abana bato, umwana akagenda akura akageza imyaka runaka, ukabona neza umuhungu akepia akashyiraho utuntu tw'uturabero utubona akagenda dukaraga ukagira akantu kari mu biki. muri jande arakoze kubisobanura duhaye. Reka tugaruke kuri umukobwa twagize amahirwe yo gutumira, twakozemo akantu k'uburinganire, dufitemo n'umwana w'umukobwa wakoze kuba ari kumwe natwe. Ngiye kugaruka kuri iki kibazo. Ese nk'ubu nk'umukobwa mugenzi wawe araje arakubwira ati rero Shamusa ndagukunda ndashaka kukugira umugore wanjye, ari umukobwa mugenzi wawe, mbabarumwe wakora iki, wabikoraho iki, wamusubiza iki? Ntabwo nabyemera kuko mbese nk'uko yabivuze byafatwa nk'amahano. Kuko se wa mugani umuhungu azakubwira ko agukunda wumve ko ubitinye, noneho umukobwa mugenzi wawe deja azabikubwire ngo aragukunda gute se? Mudahuje ibitsina se muzabana gute? Yaba ari nk'amahano, ntabwo byakunda pe. Nuko ngo nawe uri mu bantu babiha ngiye ntabwo mbyemera kabisa, nta n'agaciro nabiha. Ko hari abavuga, hari uwo bibwira ukamubaza se wabyigiyemo ute, wabitangiye ngo ni uburenganzira bwanjye. Uburenganzira nawe ubibona ute? Ntabwo ari uburenganzira bwe, nk'uko yabivuze nyine, nk'uko abana bakura nyine bameze gutyo biyambika utuntu tw'utujipo ari abakobwa, mbese njye mba numva ari abahungu, mba numva n'ababyeyi babo bamugani barabyizemo uruhare. Ese umuhungu azakura yisukisha kandi atari ibintu byiwe, yisiga ubwo buntu bwo ku munwa agenda nk'abakobwa, icyo gihe umubyeyi atamukurikiranye havamo iki? Si nk'ibyo byose byo gushaka umuhungu mugenzi we. Njye ntabwo numva ko, ntabwo mbyemera. Tugaruke kuri Fisi nawe aragira icyo abivugaho. Fisi hari video zagiye zigaragara yisukishije, hari n'agace yakinanye n'umwe mu ntabwo nkagarukaho, ariko aho bavuga umuntu w'umugabo ugenda yisukishije, ndashaka nanjye mubaze icyo kibazo nk'icyo. Fisi ugiye kubona, ubona umuhungu mugenzi wawe umujama araje aravuga ati Fisi rero ndagukunda kandi ndashaka kumbera umudamu, ese wabyakira ute? Cyangwa se wowe hari uwo wabwira uti ndashaka kumbera umudamu ari umuhungu mugenzi wawe? Yego cyane, njyewe sinshobora kubimuhakanira ambwiye ngo arankunda, simbishobora kabisa. Kuko urugero umwana w'umukobwa uyu nguyu ureba hano Shemus, abakobwa baratubabaje cyane, batuririye amafaranga akabije, umva sinkobeshye. Ubu gahunda twahinduye niyo gukunda n'abajema bagenzi bacu, tugahamagarana dusangira akantu ko kunywa. Ibyo bisigaye bigeza ko umukobwa nk'uyu nguyu aba akeneye gusiga inzara, kwisukisha, ukambwira ngo ubu se ibihumbi 80 bya buri kwezi wajya ubibona? Erekezaho kamera urebe rwose, uzumi rwose urebe, uhitegereze no hasi, uhere hasi rwose. Umuhungu njye yambwiye ngo arankunda, ndumva nta kibazo cyaba kirimo. Nta kibazo byaba birimo rwose, kuko kuba twavuga ngo dukundanye n'umuhungu mugenzi wanjye, ahubwo babishyigikire kuko abakobwa mushake rwose ukuntu mwatuvuganira rwose bakabishyigikira. Babishyigikire, n'ibintu birimo inyungu babishyigikire, tujya dukundana. K'inyungu rwose, kuko gukundana n'abakobwa
nyagaye n'ijambo ariko hari akantu k'inyungu reka irime n'ubundi n'ubusanzwe noneho ako kantu nanjye ntabwo mikoro hanyuma ugira ikintu bivugaho mbabarira akabazo gatoya kuri umuntu mukuru twese uraturuta kuko ndibuka ko natangiye kureba amafilime umunyeshuri yiga nkumva ndakwifuza byanze kunzura umuntu mukuru ufite abana ufite ariko se ndakubaza ikibazo giteye iki ugiye kubona ubura umuhungu wawe arakubwira ati rero papa mfite inshuti nshaka kukwereka uti ni karibu wajya kubona ukabona kuzaniye umuhungu mugenzi wawe uvuga ngo niyo nshuti wabyakira icyambere reka nkubwize ukuri pe nushaka ubiseke n'abayani bashaka babiseke cyangwa babigenze bate n'abadukurikiye nibashaka Murashi TV babiseke cyangwa bakora iki namujyana mu kigo ngororamuco niko bimeze uvuga iby'inyungu ntago namuveba nawe kuko bamenye inyungu arazidusobanurira araza inyungu yumve reka njye nyikubwire kandi nanjye mfiteho experiences nyinshi cyane ku bantu nzi bagiye babijyamo muri ubwo buryo swat hari ubikurana yarabivukanye mbese bikamujyamo buhoro buhoro kugeza igihe ageza atangira gukora ibyo ngibyo nyine ukamubona nta n'ikindi kintu na kimwe agamije ariko hari ubijyamo noneho yarabyitoje voilà kugira ngo abone indonke cyane amafaranga niko harya waruvuze ngo ni bande babishyigikira koko buriya mwese bibonetse n'inyungu na Minisiteri y'Ubuzima yabishyigikira cyangwa mama ariko uzi ko buriya reka nkubwire wenda nuko wenda turimo kuganira gutya mu kiganiro ariko nk'ubu ngubu ndamutse ndose nkasanga uri nk'umwana wanjye iki gitwe nakimena n'impamvu ya Mungu si ukubeshya pe umva naterura nkasandaza kungano reka hari akantu gato ngira ngo nungane hari benshi tujya tuganira akakubwira ngo uyu maze se ibintu wabigiyemo ute kuki ubikora wabuze umwana wawe mu kigo ngororamuco akajya akubitwa inkoni akazavayo yarabaye umukobwa cyangwa yarabaye umuhungu bikagira inzira ibyo ntabwo bikigezwe ngiye gukorera n'amafaranga dufata zino mikoro tuvuga ngo ngiye gukora akazi k'ibintu nize nkunda ariko mvuga ngo nzahera ugiye gukunda nuvuga uti ngiye gushaka umukobwa kubera ko mukunda tuzagira n'abana ese gushaka umuhungu mugenzi wawe inyungu irimo ni iyihe gushaka umukobwa mugenzi wawe umukobwa inyungu irimo ni iyihe isangiza abakurikiye Murashi TV murakoze dore inyungu ya mbere irimo iyi generasiyo turimo urabona kubyara abana benshi kubona ntabwo bikigezweho ikindi cya kabiri abakobwa gukundana nabo ni ibihombo gusa nta muntu nari numva avuga ngo ngiye mfite umukunzi twumva turakundana icyambere buri wikendi sheri ko nshaka unsohokana ayo ni amafaranga bagasedinze sibyo uri kumva imisatsi yashaje sheri nyine ibihumbi 12 ni ibintu byoroshye ubu uyu mukobwa mubwira ngo uyu musatsi nawogosheshe kubera singuyu nawogoshe umva ngaha hondi njyewe fisi ibyo simbigarukaho kubera iki ubwo tugende bakogosheshe mu ibihumbi 10 tugende nawe nyemereye ahubwo twumvikana iki turakora cyakomeza na fisi kandi kabazo k'amatsiko naringize njye ntacyo ishema utewe ishema no kuba ufite gukundana n'umuhungu ese nagira ngo nkwibarize kugeza kuri uyu mwanya waba ufite umukunzi wamaze gushima cyangwa baragushima hari uwanshima ahubwo dusigaje icyo nsigaje no kubikonfirima gusa naho ku bundi hari uwanshima urashyize
rero umwana w'umukobwa nawe agira ikintu runaka kubaza ni uburenganzira bwa buri umwe wese gukora ibyo ashaka gukora ibimurimo. Fisi atubwiye ko yashimwe ntabwo nari ni umukobwa nawe muri make ni umusore w'umunyarwandakazi. ahangaha ntimubakoreho mureke mbaha abakobwa banjye b'amasugi batigeze babonana n'umugabo n'inshuro n'imwe mubatware mubakoresha ibyo mushaka ariko baya bagabo ntimubakoreho kuko we deje yaramaze kumva ko ari ibiremwa bidasanzwe kuko hari bafunguye by force ibyabayeho urumva ni ibitangaza. Imana yabwiye Loti iti fata umugore wawe n'abana bawe muhunge ko ngiye gukora agashya hano. Baragenda Loti yabwiye umugore ati nturebe inyuma ntihagire umuntu ureba inyuma. Umugore areba inyuma ntiyahise ava umunyu nawe ntukomeza gutyo ibyo no kubeshya. Reba iyo umushumba wa Kiliziya Gatolika si ukwamamaza Gatolika si ukwamamaza na Islam nayo irabizi ko kubana muje ibitsina ntabwo ari byo n'abarokore ntabwo babyemera kameme. Avuga ati ni gute mutora itegeko ryo gukuramo inda kwanza, icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri abo bana baguje ibitsina bagamije iki? Bazavamo iki? Shemusa twari tukikubaza akabazo, ese abakobwa bagenzi bawe bafite iriya mico yo kubana n'abakobwa bagenzi babo, ikintu wababwira ni iki kugira ngo bahinduke cyangwa baboneke ibyo birimo atari ukuri, nk'uko umuvandimwe akomeje kutubwira ati ni uburwayi bwo mu mutwe, ni ibibazo bitandukanye byo mu bwonko, ni iki wababwira kugira ngo babashe guhinduka? nk'uko yabivuze nyine ni uburwayi bwo mu mutwe kuko atari uburwayi bwo mu mutwe ntabwo umukobwa yakundana n'umukobwa mugenzi we, ibyo ngiye ndumva bidashoboka. ngewe nk'uko nabivuze nyine ngewe ngize inshuti y'umukobwa atajya muri izo ngeso, nyuma nkaza kumenya akazi wanshaka kubana. mbese icyo nababwira cy'abakobwa bakunda abakobwa bagenzi babo nabifuza kuba muri izo ngeso kuko ntacyo zaba zabageza. arakoze cyane sisita wacu. Kadukomeze kwa Legende Nyagahene agire nawe icyo abwira abantu bafite iriya mico, bafite imico abakobwa bakundana n'abakobwa, abakobwa bakundana abahungu bakundana n'abahungu, bahindure ugire ikintu babwira, ubwire n'ababyeyi batabona umwanya wo guha uburere bukwiriye abana babo. Dusoza ikiganiro tugeze ku musozi w'ikiganiro nk'uko gutegura ubutumire bwacu mwese dusoze twisubire kugira umukunzi wawe ugere kugira abadukurikiye kugira komeze neza cyane ko mbona abigizeho akantu abafana banjye bigana ikindi bakomeze bashyigikire Flash TV, bakora subscribe, share na comment kugira ngo tumenye turabakora iki, turabashyiraho ibintu bifite byiza biri ariko noneho iby'iwacu nibyo kurusha iyo by'ingenzi kurusha iby'ahandi. Rusange umwanya ufite amacanozi menshi gukora kandi abakozi benshi babazi kose baheri kwanza kumurasha yesu bizagenda icyo ubwira abakunzi bawe ndetse n'abari bakurikiye ikiganiro gisoza ikiganiro. Mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu n'ubutaha nimuhuguka dore nibwo n'ubutaha tuzabatumira nizere ko muzagaruka. Mwakoze kwitabira ikiganiro namwe mwarimu mwakoze cyane, mudukurikire kuri YouTube channel mukora subscribe.
subscribe mukora follow kuri Instagram Nereka Abagabo Hussein, Instagram ni Nereka Abagabo Hussein, YouTube ni TV, Facebook ni Nereka Abagabo Hussein, na TikTok ni Umurashi. Mwakoze kubana natwe, nakugaruka.